Muraho neza, murasuzwa na Teacher Laura, ngarutse tuganire ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo bibazwa mu bizami. Ikindi ndashaka kuza kubasobanurira ya magambo akunda kubagora cyangwa terime zibagora muri bino bintu. Nyuma y'ikibazo cya 20 ndaza kubasobanurira amagambo amwe n'amwe, byaba ikinyamitende, bisobanukirwe ikinyamitende ni iki, bisobanukirwe se urusisiro ni iki, isangano, inkomane n'ibindi bitandukanye biri aho ngaho. Reka ntangirane n'ikibazo cya mbere rero. Batubwiye ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira: A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ndangaburumbarare. C. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aha rero ikintu kirimo muri bino bintu ni uko igihe dutwaye ikinyabiziga cya kabiri kiba gifite amatara agiye ategana ari paralele, rimwe rigira ibumoso irindi riri iburyo. Niba ari abiri magufi, rimwe rikaba riri ibumoso irindi iburyo, abiri maremare bikaba gutyo, abiri ndangaburumbarare gutyo. Ariko nitugera ku itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, ryo rizaba riri ryonyine, ntaryo rifite ritegana naryo. Ibyo tuvuga ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ibi ntabwo bikurikizwa ku itara ribonesha icyapa kiranga nimero ikinyabiziga, ni rya tara ribonesha plaque inyuma. Ntabwo rero ufite iryo riteganye naryo. Buri igisubizo ni C. Hano ikibazo cya kabiri, iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa nk'uko twabibonye mu masomo atambutse, iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Twabonye ko ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bikamwereka imiterere y'icyo cyago kugira ngo imigenzereze ye ihure n'ububi bw'icyo cyago. Rero iki cyapa, ibiburiro byose biba bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu. Umuzenguruko ukaba umutuku, ubuso bukaba umweru, ikirango kikaba umukara. None hano A bari batubwiye ngo ni akazamuko gashinze cyane. B. Ni umuyaga w'intambike. C. Uruhererekane rw'amakoni. D. Umuhanda unyerera. Iki cyapa rero bacyita umuhanda unyerera. Buri igisubizo ni D. Hano ikibazo cya gatatu, ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse A. Iyo bireba feri y'urugendo. B. Iyo kurekurana n'iby'akanya gato C. Iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Aha rero ikintu kirimo aha ngaha, reka tubanze dusobanukirwe izi feri izo arizo. Tugira feri y'urugendo. Feri y'urugendo ni yayindi isanzwe ituma tugenda buhoro cyangwa tugahagarara. Feri yo gutabara ni feri ituma nayo ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara, ariko igihe feri y'urugendo idakora neza. Igihe feri y'urugendo idakora neza twifashisha feri yo gutabara. Tukagira na feri yo guhagarara umwanya munini, ariyo mwita feriyama. Iyo niyo feri ituma ikinyabiziga kiguma aho kiri n'iyo umuyobozi yaba atakirimo. None baba batubwiye ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga cyangwa n'amapine keretse aha hakurikira. Ahantu hambere niyo bireba feri y'urugendo, nicyagiye nakandagiye feri nkayirekuza, icyo gihe feri birekuranye n'amapine. Aha kabiri niyo kurekurana n'iby'akanya gato nk'igihe cyo guhindura vitensi. Igihe cyo guhindura vitensi nabwo dukandagira amburiyaje. Iyo dukandagiye amburiyaje, ya feri yafatwaga na vitensi tuba dusa nk'abayitesheje agaciro. Ntabwo ndi bwinjire muri byinshi, ariko tuba dusa, igihe ukandagiye amburiyaje nk'igihe ikinyabiziga cyagendaga gake bitewe na vitensi uri gukoresha, vitensi ishobora gucika intege cyangwa haba ari n'ahantu hamanuka,
ikinyabiziga kikihuta uko birenze uko cyagendaga. Nibyo tuvuga ngo iyo kurekurana n'iby'akanya gato nk'igihe cyo guhindura vitensi. Aha gatatu, feri ushobora kurekurana n'amapine niyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini. Ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Cyagiye nashyizemo fereyame nkayikuramo, igihe nyikuyemo nabwo feri irekurana n'iki n'amapine. Muri make ntabwo byashoboka bidakozwe n'umushoferi. Hano turavuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Noneho ikibazo cya kane, ngo mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, ni he ikinyabiziga kigomba kuba kiri? A. Mu ruhande rw'iburyo rw'inzira nyabagendwa. B. Gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. C. Mu ruhande urwo ari rwo rwose rwo hagati mu nzira nyabagendwa. D. Mu ruhande rw'ibumoso rw'inzira nyabagendwa. Aha rero dufite umuhanda ufite ibisate bine. Ubundi itegeko ryemera yuko niba umuhanda ugabanyijemo ibisate bine, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha ibisate bibiri by'iburyo, akabuzwa gukoresha ibisate bibiri by'ibumoso. Muri make bino bibiri by'ibumoso ntabwo twemerewe kubikoresha, twemerewe gukoresha bino bibiri by'iburyo. Hari igisate kirimo akarangacyerekezo kerekera ibumoso, iki nicyo gisate tuzakoresha. Iki gisate rero kiri iburyo, ariko iburyo bwo mo hagati. Batubwiye ngo mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, ni he ikinyabiziga kigomba kuba kiri? Hano tugomba kuba turi gusa iburyo bwo hagati bw'inzira nyabagendwa. Buri gisubizo ni B. Noneho ikibazo cya gatanu, ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Iki cyapa bari kutugaragariza aha ngaha, iki cyapa kiri mu byapa bibuza. Ibyapa bibuza byose biba bikozwe mu ishusho y'ingasire. Nimvuga ingasire wumva uruziga. Ubuso bukaba umweru, ikirango kikaba umukara, n'umuzenguruko w'umutuku. Iki cyapa turi kureba hano kiratubwira ko ni uburemere ntarengwa, ntabwo tugomba kurenza uburemere ntarengwa bwa toni 5. None batubwiye ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Icyapa kiri kubuza kurenza toni 5, kandi ivatiri toni 5 ntabwo izigeza. None A bari batubwiye ngo kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. B. Ngo nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa ibipima toni 5 no kurengaho. D. Nta gisubizo kikurikirimo. Rero niba ntwaye ivatiri ntabwo igeze izi toni 5, niyo mpamvu tuvuga ngo ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa ibipima toni 5 no kurengaho. Buri gisubizo ni C. No, ikibazo cya gatandatu, ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu habi, intera itandukanya icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa n'icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. A. Ngo ni kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Ni mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ikintu gitumye bavuga ibi bintu ni ukuvuga ngo ubundi buri cyapa twakabaye tubasha gusoma ibicyanditseho, tukabasha kubisomera mu ntera ya metero 100. Ariko nyuma yo kubibona uturutse aho icyapa gishinze kugeza aho ibyo cyakwerekaga biri, wakabaye ubanza ugenda urugendo rwa metero 150 kujya kuri metero 200. Nibiba ngombwa rero ko ibyo bintu biza hafi hatageze kuri izo metero 150 kujya kuri metero 200, tuzabigaragaza dukoresheje icyapa cy'inyongera. Icyapa cy'inyongera bagishyira munsi y'icyapa gisanzwe, kikaba gikozwe mu ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Buri igisubizo ni B. Ibyo tuvuga ngo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera hagati itandukanye y'icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa n'icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Ibyapa by'inyongera biba bikozwe mu ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Buri igisubizo ni B. Noneho icya karindwi, nk'icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza, kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Icyapa cyerekana ko ku nzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza, batubwiye ngo ni umukara n'umutuku. B. Ni umukara n'umweru. C. Ni umweru n'umutuku. D.
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cyerekana ko ku nzira gitewe mu ntangiriro idakomeza ni cya kintu twita inzira idakomeza, kiba gifitemo ikirango kigizwe n'ibara ry'umweru n'umutuku utambitse hejuru. Dore n'iki ngiki nicyo bita inzira idakomeza, cyangwa nicyo cyerekana ko ku nzira gitewe mu ntangiriro idakomeza, gifite ibirango by'umweru n'umutuku. Buri gisubizo ni C. Noneho ikibazo cya 8 ni igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: A. Ni icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite uruhande rwa metero 0.30. B. Ni uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero icyo bari kutubwira ni ka gashashi k'umweru n'umutuku bazengurutse ahantu ushobora gusanga muri ako kanya mu muhanda bidashoboka ko bahakoresha bitewe n'imirimo bari kuhakorera, nk'igihe baba bari gusana umuhanda cyangwa hari ibikoresho bifashisha mu gusana umuhanda baba bashyize aho ngaho. Iki ngiki kiri hano ni ukuvuga ngo nk'ahangaha uri kubona ko umuhanda wangiritse bari kuwusana, bahazengurukije agashashi k'umweru n'umutuku. Uri kubona ko uruzitiro baruzengurutsa hose, ntabwo bazengurutsa uruhande rumwe, bazengurutsa byaba iburyo byaba ibumoso, ni impande zose barahazengurutsa. Ibyo bavuga ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Tubonye ko dukoresha uruzitiro ruri ku mpera zose, none hano bashyizeho impera y'iburyo, niyo mpamvu tuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Buri gisubizo ni D. Noneho ikibazo cya 9, ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Utugarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Niyo mvuga akagarurarumuri ku modoka tuba turi hasi, mu cyongereza batwita reflector, ngiye murikaho rwa rumuri kakagarura rwa rumuri nohereje. Rero utugarurarumuri utubona igihe amuritse ku modoka imuri imbere yakabaye akatubonera nibura mu ntera ya metero 150 uturutse aho imodoka ye iri, nibura mu ntera ya metero 150. Utugarurarumuri, amatara ndangacyerekezo ari byo twita ibinyoteri, hamwe n'itara ryo guhagarara rimwe ryaka uko dukandagiye feri, ayo yose uko ari atatu agaragarira mu ntera ya metero 150. Ibyo tuvuga ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 150. Buri gisubizo ni B. Hano ikibazo cya 10, ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera A ya metero 100, B metero 200, C metero 50, D metero 150. Hano rero kubera ko umuvuduko w'ikinyabiziga udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ihoni tuzaryumvira mu ntera ya metero 50. Ubundi bavuga ko ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 100. Uwo muvuduko nturenge kilometero 50 mu isaha iyo ari ibinyabiziga, iyo umuvuduko w'ibyo binyabiziga udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ihoni tuzaryumvira mu ntera ya metero 50. Noneho ihoni rya velomoteri ryo turyumvira mu ntera ya metero 20. Tubonye ko umuvuduko w'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri, nako ihoni ry'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri ntabwo rirenza muri metero 100. Iryo honi rikumvikanira mu ntera ya metero 50 ku binyabiziga bigendera ku muvuduko udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha. Noneho ihoni rya velomoteri ryo rikumvikanira mu ntera ya metero 20. None batubwiye ngo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 50. Buri gisubizo ni C. Noneho hari ibinyabiziga bigira ihoni, ubundi ibinyabiziga ihoni ry'ikinyabiziga ryakabaye rifite ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi.
ariko ibyo ntibikurikizwa ku mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ibyo ngibyo bishobora kugira ihoni ridasanzwe, kimwe n'ibinyabiziga ndakumirwa. Nivuga ibinyabiziga ndakumirwa, mwumva ibinyabiziga bya polisi, ibizimya nkongi hamwe n'ibitwara abarwayi, kandi nabwo igihe biri mu butumwa bwihutirwa. Noneho ikibazo cya 11, ng'ibyapa bitegeka biri mu yihe shusho? Ibiburira twabonye ko bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko ukaba umutuku, ubuso bukaba umweru, ikirango kikaba umukara. Ibibuza twabonye ko bikozwe mu ishusho y'ingasire, umuzenguruko umutuku, ubuso umweru, ikirango kikaba umukara. Iby'inyongera twabonye ko bikozwe mu ishusho y'urukiramende, bikaba bifite ubuso bw'ibara ryera. Rero ibi byapa bitegeka aribyo twabajijwe, noneho bikozwe mu ishusho y'ingasire, ubuso ubururu, ikirango kikaba umweru. None batubwira ibyapa bitegeka bikozwe mu iyi shusho, ni ishusho y'ingasire, arirwo ruziga, buri gisubizo ni C. Noneho ikibazo cya 12, ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye, B, umuhanda hashushanyijemo umurongo wera udacagaguye, C, ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero kunyuranaho bizaba bibujijwe igihe mu muhanda hashushanyijeho umurongo wera udacagaguye, kubera ko umurongo udacagaguye wushyira ahantu habi nko mu makorosi, buri gisubizo ni B. Noneho ikibazo cya 13, ngo ni ikihe cyapa muri ibi kinegeka gutanga inzira? Iki cyapa kibanza cyane cyo cy'ibumoso kiri mu byapa biburira ibyago, bacyita kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Icyo mo hagati bacyita gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Njyewe ndi mu mutuku nzaba mpagaze, n'inzira bareba mu ibara ry'umukara babanza batambuke. Noneho iki ngiki cyo ku ruhande iburyo bacyita gutambuka mbere noneho y'ibinyabiziga biturutse imbere. Njyewe ndi mu mweru ndakomeza, abo mu mutwe bahagaze njye mbanza ntambuke. None batubwiye ngo ni ikihe cyapa kinegeka gutanga inzira? Dukurikije ibyo twize tubonye ko ari kino cyo mo hagati, kuko njyewe ndi mu mutuku ndaba mpagaze, n'inzira abona bo mu ibara ry'umukara babanza batambuke. Cyanditseho B5 turabisanga kuri B. Noneho ikibazo cya 14, ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwaye abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? Twamaze kubona ko ikinyabiziga gitwaye abarwayi ari ikinyabiziga ndakumirwa. Bavuze ngo ni ukugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B, kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C, kugumana umuvuduko wari ufite. D, guhagarara bitunguranye mu muhanda. Rero umuyobozi wese usatiriwe n'ikinyabiziga ndakumirwa agomba kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa agahagarara. Kandi tubonye ko n'ikitwara abarwayi kiri mu binyabiziga ndakumirwa. Ubwo turavuga rero ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwaye abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? Hano uzagigamira ako kanya ndetse niyo byaba ngombwa uhagarare. Buri gisubizo ni A. Ikibazo cya 15, ngo ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Rumoroki ni ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Rumoroki igihe izaba ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri, twabonye ko itarenze ubugari bwa santimetero 75. Rumoroki ntikururwa n'ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande, zino moto zisanzwe, ntabwo irenze ubugari bwa metero 1 na santimetero 25. Rumoroki ntikururwa n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande, ifite twa tubogisi mu mpande, ntabwo bizarenza ubugari bw'ikiyikuruye. Uko ipikipiki ingana mu bugari, ni nako rumoroki izaba ikuruwe nayo izaba ingana, ntabwo bizigera birenga ubugari bw'ikiyikuruye. None batubwiye ngo ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Kubera ko ari ku igare na velomoteri twamaze kubona ko ari santimetero 75. Ntazanditsemo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16, ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3
A ni toni 20, B ni toni 16, C ni toni 12, D ni toni 10. Twabonye ko uburemere bw'ikinyabiziga tubupimira ku mutambiko, tukabipimira ku mihanda y'imijyi no ku mihanda y'igihugu. Nanone twongera tukabipimira ku yindi mihanda itari iyo mu mijyi. Noneho uhereye ku mihanda y'imijyi n'imihanda y'igihugu, reka mbere ku mutambiko. Umutambiko ni icyuma gihuza amapine abiri y'iburyo n'abiri y'ibumoso. Ubwo hari inyuma ku modoka cyane cyane z'imizigo cyangwa n'imodoka nini zigirayo amapine ane agiye ateganye, abiri y'iburyo n'abiri y'ibumoso. Rero uburemere ku kinyabiziga gifite umutambiko umwe ntikizigere kirenza uburemere bwa toni 10. Ubwo ndavuga kwasiteri, dina, longi shase, uburemere bwabyo ntibukabonenge toni 10. Ubu ni gifite umutambiko umwe. Igifite imitambiko ibiri ntikirenza toni 16. Igifite imitambiko 3 ntikirenza toni 24. Ikamyo iyo ari yo yose ntizarenze toni 56. Uburemere mu mijyi ku mutambiko umwe ni toni 10, imitambiko 2 ni toni 16, imitambiko 3 ni toni 24. Ikamyo iyo ari yo yose ntizarenze toni 56. Noneho ku yindi mihanda itari iyo mu mijyi, ubwo niba mvuze imihanda y'imijyi n'imihanda y'igihugu, ubwo ndavuga ino mihanda ihuza Kigali n'umupaka, ubwo ndavuga Kigali Rusumo, Kigali Gatuna, Kigali Kagitumba, Kigali Rubavu. Iyo niyo twita imihanda y'imijyi n'imihanda y'igihugu. Noneho ku yindi mihanda rero itari iyo mu mijyi, ubwo ni no mu makaritsiye, tureba igihe harimo makuzungu n'igihe hatarimo makuzungu. Makuzungu ni ikinyabiziga kiza kigashikama ku kindi kirimo kigikurura. Icyo nicyo twita makuzungu. Murebe nk'inyuma kuri kiriya cya Scania, ikiza kigashikama ku modoka y'imbere igikuruye, nicyo cyo twita iki? Makuzungu. Itandukaniye na rumoroki irakururwa. Rero ku yindi mihanda itari mu mijyi, igihe tubariyemo makuzungu ntabwo birenza toni 12. Igihe hatarimo makuzungu, ubwo ntabwo birenza toni 12. Ku yindi mihanda harimo makuzungu ni toni 12, igihe hatarimo makuzungu ni toni 16. Noneho aha ngaha rero tugezeho ni ku binyabiziga bifatanye. Iyo iri ku binyabiziga bifatanye ku yindi mihanda, ibifite imitambiko 3 ntabwo birenza toni 12. Ibifatanye bifite imitambiko 4 cyangwa irenga ntabwo birenza toni 16. Ibifatanye bifite imitambiko 3 ni toni 12, ibifatanye bifite imitambiko 4 cyangwa irenga ni toni 16. Tubwiye ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3, aha twabonye ko ari toni 12. Buri gisubizo ni C. Noneho icya 17, ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo by'abapatanya imirimo, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bino binyabiziga bihinga, umuvuduko wabyo muri aka kanya ugomba kuba ari kilometero 20 mu isaha, kutarenza kilometero 20 mu isaha. Nubwo ubusanzwe tumenyereye ko ari 25. Umuvuduko wabyo muri aka kanya ugomba kuba ari kilometero 20 mu isaha. N'uburebure bwabyo habariyemo ibyo byikoreye bukaba butarengeje metero 6. Ibinyabiziga bihinga bizarangwa inyuma n'amatara abiri atukura igihe umuvuduko wabyo utarengeje kilometero 20 mu isaha, n'uburebure bwabyo habariyemo ibyo byikoreye bukaba butarengeje metero 6. Hano tugomba turavuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, tubisange kuri D. No, ikibazo cya 18, ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ngo ni metero 11, B ni metero 10, C ni metero 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uburebure bw'ikinyabiziga nk'uko tubonye uburemere n'uburebure babipimira ku mutambiko. Ikinyabiziga nikigira umutambiko umwe ntikizarenze uburebure bwa metero 7. Igifite imitambiko 2 ikurikiranye nacyo ntikizarenze uburebure bwa metero 7. Igifite imitambiko 2 cyangwa irenga ntikizarenze uburebure bwa metero 11. Uburebure bwa makuzungu
ntibuzarenge metero 17 na santimetero 40. Igifite umutambiko umwe tubonye ko ari metero 7, igifite imitambiko 2 ikurikiranye ni metero 7, igifite imitambiko 2 cyangwa irenga ni metero 11. Uburebure bwa makuzungu ntibuzarenge metero 17 na santimetero 40. None batubwiye ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Aha ntibuzarenze metero 7 kubera ko ari imitambiko 2 ikurikiranye. Ari umutambiko umwe ni metero 7, ari n'ibiri ikurikiranye naho ni metero 7. Buri gisubizo ni se. Icya 19 ngo uri hafi yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende, muri ibi byapa bikurikira ni ikihe wakwitondera? Ikinyamitende ni ikinyabiziga gisaba ingufu z'umuntu ngo kigende, yaba akoresha intoki cyangwa amaguru. None batubwiye ngo uri hafi yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende, muri ibi byapa bikurikira ni ikihe wakwitondera? Iki tubanza kiri kuri A bacyita umuyaga w'intambike, muri kubona ko kiri mu byapa biburira, bacyita umuyaga w'intambike. Ikiri kuri B kiravuga ko bibujijwe gukata ibumoso. Ikiri kuri C bacyita icyerekezo kimwe. Ikiri kuri D kiravuga ko bibujijwe guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. None batubwiye ngo uri hafi yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende, muri ibi byapa bikurikira ni ikihe wakwitondera? Hano nzitondera kino cy'icyerekezo kimwe kubera ko njye n'uwo ngiye kunyuraho turi kugenda mu cyerekezo kimwe, andi imbere muri inyuma turimo tugenda mu cyerekezo kimwe, buri igisubizo ni se. Icya 20 ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirere tungahe? A 2, B 3, C 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira nibura uduhanagura kirere nibura 1. Simpakanya ko njya mbona 3 nanjye, hari 2 turi imbere na 1 kari inyuma, essuie glace. Ariko kabura ku kinyabiziga bigateza ikibazo, nibura ni 1 k'imbere ku ruhande rw'umuyobozi kamufasha guhanagura amazi, byaba ari mu gitondo nk'igihe cy'ibihu cyangwa se hari muri imvura irimo kugwa. Niyo mpamvu tuvuga rero ntabwo makanya ko utwo 3, ariko akabura ku kinyabiziga bigateza ikibazo, nibura ni 1. Buri igisubizo ni se. Mwakoze cyane ku bijyanye n'ibibazo n'ibisubizo, ariko ubu none dukeneye gusobanukirwa ibyo tuba dukora. Ese ukamenya ikinyamitende ni iki, umuyobozi ni iki, inzira nyabagendwa ni iki. Reka tugerageze tubyihutishe. Batubwiye ngo ijambo inzira nyabagendwa rivuga imbago zose z'imihanda minini, amabarabara, aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara, inzira n'utuyira two ku muhanda, ibiraro, ibyombo, mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwaho ku butaka. Ubu ikivuyemo aha ngaha ni uko aho uzi hose ku butaka hakoreshwa n'ibinyabiziga n'abanyamaguru, aho ni mu nzira nyabagendwa. Hano ikintu ndi kubona wenda cyaba kibagoyemo ni ibyombo. Ibyombo naho ubwato bunini bushobora gutwara andi mato cyangwa n'imodoka. Urumva ko ni imbago zose z'imihanda minini, amabarabara ubwo ni imihanda nayo, aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara ubwo ni muri gare, inzira n'utuyira two ku muhanda, ibiraro ubwo hari ibiraro, tukagiramo ibyombo, mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwaho ku butaka, aho niho twita mu nzira nyabagendwa. Noneho ijambo inzira y'ibinyabiziga rivuga inzira y'ibinyabiziga bivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Imodoka n'amapikipiki binyura mu muhanda hagati, amagare na velomoteri bikanyura mu nzira zikikije umuhanda. Urumva ko kandi byose ni ibinyabiziga n'ibinyamapine. Urumva ko ijambo inzira y'ibinyabiziga bivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Buriya turavuga ko ari umuhanda n'inzira ziwukikije. Noneho ijambo agahanda k'amagare bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare na velomoteri, bikagaragazwa n'ikimenyetso. Ni ukuvuga ngo agahanda k'amagare, ubundi nanone barongera bakavuga mu buryo bundi baravuga ko ari igice cy'inzira nyabagendwa gifunganye, gikikijwe n'imirongo 2 y'umweru iciyemo uduce, iteganye, kandi gifite ubugari budahagije ku buryo imodoka zitambukamo neza. Bashobora no gukoresha ubwo buryo, babona agahanda k'amagare ngo
ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye kandi gifite ubugari budahagije ku buryo imodoka zitambukamo neza, aho ari mu gahanda k'amagare. Amagambo isangano n'inkomane bivuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda urasukira mu wundi, ubwo ni ukuvuga aho winjira mu wundi, cyangwa mu maharakubiri y'inzira nyabagendwa aho umuhanda ikajya yambukiranya. Ubwo hakabarirwamo imyanya igizwe n'ayo mahuriro n'izo nkomane n'ayo maharakubiri y'imihanda. Icyo nicyo twita inkomane cyangwa amasangano, ni hahandi imihanda izihuriramo hagati na hagati. Noneho ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa byaba abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Akayira ni kamwe ko muri karitsiye rwose tujyamo tugenda, ndavuga abadafite aho ibipangu binjizamo imodoka, bamwe banyuramo hajyamo hagati. Ni ukuvuga ngo akayira gakoreshwa n'abanyamaguru, kagakoreshwa n'ibinyabiziga bigendera ku mapine abiri, ubwo ni nk'amagare, velomoteri n'amapikipiki. Noneho ijambo urusisiro, iyo bavuze mu nsisiro bivuga ahantu hose hari amazu yegeranye cyangwa afatanye ari ku ruhande urwo ari rwo rwose rw'inzira nyabagendwa, cyangwa se aho binjira n'aho basohokera hagaragazwa n'ibyapa by'aho hantu. Mu nsisiro uri nko muri santere, ni nko umuntu yabyita, cyangwa ahantu nko ku kigo runaka haba hafite icyapa kihagaragaza ko aho hantu kigaragaza aho hantu, aho niho twita mu nsisiro. Noneho ijambo umuyobozi bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa zikurura, izikorera, izigenderwaho cyangwa amatungo, yaba ubushyo cyangwa imwe imwe. Abantu bibeshya ko umuyobozi ari umushoferi w'imodoka gusa, ari uyoboye inyamaswa, ari uyoboye amatungo, yaba ubushyo cyangwa imwe, uwo nawe ni umuyobozi. Buri gisubizo buriya turavuga ko bivuga umuyobozi wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa zikurura, zikorera cyangwa izigenderwaho cyangwa amatungo, yabo ubushyo cyangwa imwe. Noneho ijambo umukozi ufitiye ububasha, umukozi ufitiye ububasha bivuga umwe mu bakozi bavugwa mu ngingo ya 3 y'iri teka, wambaye ku buryo bugaragaza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe. Umukozi ufitiye ububasha ashobora kuba uwo mupolisi, ashobora kuba bariya ba military police, ubwo babita ba ofisiye bashinzwe ingabo z'igihugu, bashobora kuba bariya bakoreshwa muri ba bukerarugendo na za parike, bashobora kuba bakoreshwa mu mihanda n'ibiraro. Bariya abakozi bose abakora mu biro by'imisoro, abo bose ni abakozi bifitiye ububasha, nibo bateganywa n'ingingo ya 3 y'amategeko y'umuhanda, nibo bari gusobanura. Bivuze ngo ijambo umukozi ufite ububasha bivuga umwe mu bakozi bavugwa mu ngingo ya 3 wambaye mu buryo bugaragaza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe. Ariko bavuga ko niyo yaba atambaye iyo myambaro ashobora kugaragaza ko abifitiye ububasha. Si ngombwa ngo buri gihe hagira igipfa kubera ko atambaye ya myambaro. Noneho ijambo ikinyamitende bivuga ikinyabiziga cyose nk'igare ry'ikiziga kimwe, ry'ibiziga bibiri, bitatu cyangwa bine, kigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho, nko kuba bakoresha ibirenge cyangwa intoki. Iki nicyo twita ikinyamitende. Icyo nicyo kiza gutuma n'igare turyita ikinyamitende cy'ibiziga bibiri, kubera ko turyicaraho tugakenera ingufu zacu dukoresha amaguru cyangwa n'amaboko. Ijambo igare bivuga ikinyamitende cy'ibiziga bibiri. Ijambo velomoteri bivuga ikinyabiziga gifite ibiziga bitarenze bibiri kandi gifite moteri itarengeje santimetero kibe 50 cyangwa imbaraga zitarenga kaveya cyangwa kilovolte ampere enye, kandi hakurikijwe uko cyakozwe umuvuduko wacyo nturenge kilometero 60 mu isaha. Velomoteri aribyo kera bitaga uduhene. Icyo nicyo twita velomoteri. Ni ikinyabiziga usanga ingufu zacyo zitarengeje santimetero kibe 50, imbaraga zacyo cyangwa ari nkacyo twakwita power ntirenge kaveya enye, kandi hakurikijwe uko cyakozwe ntikirenze umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Mwakoze cyane rero kureba ano mashusho, twafatanyije ni Rora cyangwa Ticha Rora,
YouTube channel yitwa Isingizwe Laurent. Abakoze subscribe ndabashimiye, abasharinze ndabashimiye, kandi mukomereze aho. Ikindi mukandi like, abatsinda mugaruke mubivuge kugira ngo bitere imbaraga bagenzi banyu. Nzi ko mubikora koko mugenda mugatsinda. Ikindi igitekerezo mugitange muri commentaire mbashe kumenya icyo navugaho ubutaha. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza.